ndabakunda. Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Urugendo rurakomeje. Uyu munsi Yezu yongeye kutwigisha gusenga, atwigisha rya sengesho riruta yandi, isengesho rya Dawudi mu ijuru. Ariko ikintu gishya iri sengesho rituzaniye, ritubwira, kigaragarira mu ijambo rimwe gusa, ijambo dawe, papa. Yezu ikintu yatwigishije muri iri sengesho ni uko tugomba kubwira Imana yacu, tuyiganiriza nka papa wacu, nk'umubyeyi wacu, nka dawe wacu. Nimba rero dufite umubyeyi wo mu ijuru udukunda, nta kintu na kimwe gishobora kuduhungabanya. Ubwo rero kuko Yezu yatangiye ubwo bucuti bw'Imana n'abantu, Imana yiberaga mu bushorishori bw'ijuru, ikaza igafata icyicaro rwagati mu bantu bayo, nta kintu gishobora kuduhungabanya. Nanone nta na kimwe. Wowe aho uri hose, ibuka ko Imana umubyeyi wawe, Imana papa wawe igukunda, kandi ntabwo ari umubyeyi nk'abantu, ni umubyeyi urenze kure ababyeyi b'abantu, kuko nabo bashobora kugira za defiance, bakagira ibibazo, bakagira amakosa, ariko ko Imana ari Imana, igaragaza ububyeyi bwayo ku buryo rwose bw'umwihariko kandi bususurutsa buri muntu wese. None rero bavandimwe, dufite Imana idukunda, Imana umubyeyi wacu, dukomeze tuyigane, tuyiyoboke. Kandi ikintu gituma twegera uwo mubyeyi wacu ni isengesho. Isengesho rimwe na rimwe ririmo guhatiriza cyane, ariko nubwo Yezu Kristo yatubwiye ko tugomba gukataza, tugatitiriza Imana kugira ngo iduhe ibyo tuyisaba, ndababwiza ukuri, ntabwo Imana ituma tuhatiriza cyane. Imana izi umutima wawe, Imana izi ibyo ukeneye. Gusa nitugenda tukayitega amatwi mu isengesho, tuzi neza ko ari papa wacu, ko ari umubyeyi wacu, Imana ahubwo izaduha ibyo dukeneye inarenzeho, kuko niyo izi umutima wacu kurusha uko twebwe twiyizi. None rero bavandimwe, twige gusenga, ariko dusenge tutadidibuza amagambo, ahubwo dusenge dufite uko kwemera, uko kwizera ko Imana ari umubyeyi wacu idukunda, ni umunyampuhwe, ni rwose agira imbabazi, kandi afite ubwiza butangaje. Ubwo bwiza arashaka kubuduhaho kugira ngo natwe nyine tubusangire n'abandi. Ariko rero ndagira ngo mbisabire ikintu, niba koko dufite umubyeyi umwe, duhuje umubyeyi twese, inzangano ziva hehe? Izo ntambara ziri mu isi ziva hehe? Ni mucyo rero twumve yuko turi abana b'umubyeyi wahuje umubyeyi wo mu ijuru, hanyuma tukora ibishoboka byose, buri wese mu rwego rwe, kugira ngo inzangano, amatiku, amashyari byose bive mu bantu, kugira ngo nyine Imana yongere ihabwe agaciro kayo, kandi abantu bose nyine bongere bibuke ko twese, inyoko muntu yose, twese dufite umubyeyi umwe. Bityo rero dusabe kugira ngo uwo mubyeyi umwe aze aganze, afate icyicaro muri buri wese muri twe, bityo tugaragare muri iyi si nk'abana koko bahuje umubyeyi. Maze rero nk'uko bisanzwe, mugende murebe Ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 11 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 13. Imana ishobora byose nibaho umugisha kandi ibarinde, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, kandi dukomeze tugendane tugana Imana.